isi turimo none siyo y'iwacu, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Isi y'amahane siyo y'iwacu, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Isi turimo none siyo y'iwacu, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Iyi si y'amatiku siyo y'iwacu, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Iyi si turimo none siyo y'iwacu, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Iyi si y'ibibazo siyo y'iwacu, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Iyi si turimo none siyo y'iwacu, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Iyi si y'ubukene siyo y'iwacu, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Iyi si turimo none siyo y'iwacu, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Iyi si y'uburwayi siyo y'iwacu, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Iyi si turimo none siyo y'iwacu, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Kristo Yezu akuzwe. Iyi ni Marie Clarisse Mukandengo nk'uko mubimenyereye. Reka twiragize Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunde. Wohereze Roho wawe byose bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana yamenyesha kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, rero ntunze ukandengera iteka, kandi nabyangira ko byicishije Yezu Kristo umwami wacu. Dawe ubinyize sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Mariya utasamwe intege y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kristo Yezu akuzwe. Tumaze iminsi tuganira kuri ziriya nzozi z'inkoko, ariko mwumvise ukuntu zisojwe ukundi. Yezu akuzwe. Zisoje mbona umusaza amaso amuvamo akagwa hasi. Zisoje numva ijwi rivuga ngo ayo maso uko ari kumuvamo agwa hasi, niko abantu bo mu muryango we wapfuye bagenda bamuvaho bagwa aho ngaho. Kristo Yezu akuzwe. Uyu mwanya wa none rero ndongera kukwibutsa ko ari inzozi, utavuga ngo ni ibyo neretswe, utavuga ngo ni iki, ubifate nk'inzozi. Ufite uko wemera inzozi, nkagira uko nzemera, ariko wemera ibyo uzi, ejo utazayoba ngo ni njye nkuyobeje. Kristo Yezu akuzwe. Buri wese afite uko yemera, ariko njye nemera yuko Imana ishobora kunsanga ikagira icyo inyibwirira. Nuko nabibonye rero, uragira uko ubifata cyangwa uragira uko wisobanura wowe ubwawe, kuko narirebyeho numva atari ubutumwa bwanjye ubwanjye, numva ko ari ngombwa kuba nabunyuza kuri iyi cano yanjye ya Marie Clarisse Mukandengo, ariko ntago nkubwiye ngo bwemere. Njye ndakubwiye ngo gira mu mutima wawe ugire uko ubyakira. Hanze aha hari amayobera menshi ya shitani. Inzozi kandi zose siko ziturutse ku Mana, ariko kandi inzozi zigize gutya zikaza, ejo zikongera zikagaruka, ejo bundi zikongera. Inshuti yanjye, izo nzozi zigendemo gakeya, ntabwo zoroshye. Niyo nanjye umwanya mwufashe kugira ngo ngushishikarize kugira uko ubikurikira cyangwa kugira uko ubyakira. Noneho rero bigira aho bigukura, bigire n'aho bikuganisha. Kristo Yezu akuzwe. Icya mbere ngusaba ni ukwita ku bana. Ikintu ngusabye ni ukwita ku wo wabyaye. Ibyo birahagije cyane kuruta ibindi byose, kuko urumva ahantu twageze bakakubwira ngo umunsi havutse abana bavuye kuri izo mashini, uzabahuza ute n'abana babyawe n'umugore? Kristo Yezu akuzwe. Aho hantu humve neza. Umunsi wagiye mu busambanyi,
umunsi wicaginze ku cyuma ukajya kubona ukabona cya cyuma kibyaye umwana, ni uko shitani ikora. Shitani ni ukuyiyoberanya. Ushobora kugira ngo mu by'ukuri ni umuriro ucometseho, ariko ucometse kuri shitani. Ushobora kugira ngo mu by'ukuri ni umuntu muri gukorana imibonano mpuzabitsina, ariko mu by'ukuri ari shitani ubwayo. Naje kubona urugero rw'umuntu wagize gutya agafata nk'umufuka urimo ibyo kurya, noneho rero akabona bya bindi byo kurya bihindutse umuntu. Arebye hirya asanga impande ye hicaye umuntu. Bakora ibyo bakora, barangije noneho rero yongeye kureba asanga wa muzigo wabaye umuzigo. Uwo muzigo rero w'ibyo byaha byawe wuture Yezu arahari. Uwo muzigo ukuremereye ngo reka nirukire mu busambanyi, yiyambaze impuhwe z'Imana. Kristo Yezu akuzwe. Ni ukuri pe, ndagushishikariza kugira ngo wakire impuhwe muri weho z'Imana mbere yo gushaka kwiyangiza, mbere yo kwangiza umubiri wa Nyagasani, kuko uyu mubiri twambaye niwo Roho Mutagatifu agomba guturamo. None se niwangiza inzu Roho Mutagatifu agomba guturamo, ejo azatura hehe? Niyo mpamvu rero uwo munsi aho kugira ngo guturemo wowe ubwawe, azaba yigendeye kare, uturwemo na roho mbi, uturwemo n'abo badayimoni, utungwemo n'izo roho zindi sinzi ukuntu muzita bitewe n'uko musenga. Yezu akuzwe. Ndagushishikariza kugira ngo duharanire kuzaronka ubwami bwo mu ijuru. Ndagushishikariza kugira ngo duharanire gutunganya roho zacu, kugira ngo roho nzima ibashe gutura mu mubiri muzima. Shano ya Marie Clarisse Mukandengo yongeye yagiyeho. Ndaje nongere mbashishikarize cyangwa se mbigisha ubuzima bw'uburwayi bwo mu mutwe. Ejo nibwo nakurikiye amakuru rwose, numva n'igihugu cyacu ukuntu ari cyiza kiri kudutekerereza, numva bongereye ibitaro. Nshuti bavandimwe, iki ni ikibazo gihangayikishije isi yose, nta nubwo ari u Rwanda gusa. Abantu bari kubatwa n'ibiyobyabwenge. Umuntu ari kubura amahoro iwe mu rugo akirukira mu nzoga. Umuntu ari kubura amahoro iwe mu rugo akirukira mu biyobyabwenge by'amoko yose, mu rumogi n'amatabi n'ibindi byose. Yezu akuzwe. Kubera iki uyu mubiri koko turi kuwangiza? Amaherezo azaba ayahe? Yezu akuzwe. Kubera iki roho twahawe dushaka kuyita kure? Kubera iki Roho Mutagatifu dushaka kumwangiza koko? Isuzume, nanjye nisuzume, singuciriyeho iteka. Icyo ngushishikariza ni ugutunganya roho yawe kugira ngo idahura n'izindi roho nyinshi. Yezu akuzwe. Nibaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibaho n'ubu n'iteka ryose. Amina. Yezu wacu, tubabarira ibyaha byacu, turinda umuriro w'iteka, igabire roho z'abantu bose, uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire roho ziri mu purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.